ubu ninde muntu w'umuroro modo cyangwa se uvuga ati we ni icyitegererezo tu uyu niwe ni muntu ndi kugenda nkurikira bro umuntu roro modo wanjye mu bintu bijyanye na filime ni Kiramani kuko buriya mukoboyi nkunda uburyo akoramo ibintu bye nkunda uburyo yoroganizamo abantu be uburyo filime ze ziba zoroganije uburyo ziba ziteguye na message ibirimo man ubona ibintu byo byose nyine tubigenda ku murongo kandi acting ziri muri filime za Kiramani zose bro ziranyespira kabisa ziranye ni benshi nagiye banyakisone babakurikiye nabande bose ndanabakunda cyane tu babakunda bamenya ba Devu ni benshi nkunda tumuri ibintu bijyanye n'amafilime ariko Kiramani man indirevo Kiramani n'uwundi muntu man uwundi muntu bro zinasanzwe nitwa Mizero Evode abantu benshi bazi Evode ubwo no mu rugo nyine tuno mu rugo ndi Mizero Evode mu bintu bijyanye na filime byo ni pop urumva pop imana abaye undi muntu Pop ni umukinnyi wa filime Pop ni umukinnyi wa filime ariko iyo ndi mu rugo mba ndi Mizero Evode usanzwe tu okay mu buzima busanzwe uri umumawaya ndi umumawaya nkora imodoka zigiye zitandukanye amakamyo n'imodoka ntoya byose ndabikora tu ndabikora ndi umumawaya ibiganiro byiza bicukumbuye ikaze kuri channel yacu Papa Kenji TV nk'ibisanzwe wamenye ko twahinduye izina oya ntabwo nabimenye mberuka mwitwa Kenji gusa yitwaga iya Kenji TV icyo gihe nyeruke yarahindutse yabaye Papa Kenji TV sha ndumva umaze gutera imbere kabisa ariko wahinduye amazina nahinduye izina abantu barambwiraga ngo iya Kenji ngo biragoye noneho ahari hari iya nitamashyira papa byumvikana ko ufite umwana witwa Kenji wabimenye rega nubwo tubana ntabwo nari mbizi ko witwa umwana witwa Kenji yego ndiko yitwa rero ese mvuga ati Papa Kenji TV urumva ko biragoye se kubisacingara ntabwo bigoye ni ibintu byoroshye cyane kwandika Kenji papa urabona wanditse Kenji wanditse papa ugahita ushoke izina rya Itariza ntabwo ari ibintu bigoye ntabwo bigoye rwose urumva ko rero nanjye narebye ibintu byorohera abantu banjye oya nicyo kintu cyari gikenewe kuko urabona amacano afite amazina agiye agoranye cyane hari igihe umuntu ajya kurishaka akaribura ariko urumva ngo Papa Kenji ni izina ryakorohera buri muntu wese haba umupapa umumama umwana uzi kwandika ntabwo ari ibintu byabigoye kabisa okay abadukurikira buri munsi rero mwabonye ko twabazaniye umutumirwa bamwe muramuzi ariko hari n'abatamuzi rero ndakeka ko abamaze kumumenya cyane abamuzi nta gishya rero ku buryo mwamwibazaho ariko ndabwira cyane abantu batamuzi uyu mugabo ni umunyabikorwa arakora ibijyanye na filimi arakora filimi ukamureba ukavuga ati nta yindi filimi ngomba kureba ese reka tukwakire ubibwire ese witwa nde muri filimi yawe cyangwa se cano iyo filimi inyuraho ni iyihe kugira ngo abadukurikira banyarukireyo bakomeze nawe bakurebe okay murakoze kandi nejejwe no kuba mwanumiye kuri Papa Kenji Papa Kenji TV yego biranejeje cyane nubwo umamagaye ngiri mu kazi ndarasoza akazi ariko ndavuza ati reka manze mbite nkwegera nze tuganire numva ikintu ushaka yakora ko nzi yuko uri umukozi byatari ukora ibintu byiza bigiye bitandukanye nese mvuga ati reka akazi ngahagarike ubundi mwitabe numva ikintu uri kunshakira ntabwo nari nzi kubutumire unumiye ari ukuza mu kiganiro cyawe ariko nanjye ndishimye cyane kabisa biranejeje deja n'abantu bagukurikira nabo bamenye ko nezerewe byatari okay ku mazina yanjye ubundi amazina ngoresha muri filime ngoresha Pop witwa Pop cyangwa se Badman Pop kabisa ariko amazina yanjye rusange y'ubuzima bwite ni Mizero Evode okay chano yanjye ncisha amafilime bayita Ami Family abantu bagende bayirebe hariho filime nyinshi nziza cyane pe tumaze gushira amafilime menshi abantu batari bayizi hari abatuzi hari n'abatatuzi ariko abatatuzi bajya kureba ko mfite abakinnyi b'abahanga cyane kabisa ese Pop ibintu bya filime wabigiriyemo ryari cyangwa se wabitangiye ryari ni ibintu wakuze bikurimo cyangwa
ni ibintu byakugwiririye. Okay, ibintu bijyana na filime nabitangiye kera ngina udutiyatire n'abantu ku ishuri bisanzwe, bakundi ku ishuri habaye ibirori ngakina amatiyatire, noneho mu nyuma ngenda nkurikirana n'amafilime y'abandi bantu ndayakunda. Ubona bano babamenya ba Nyakso, ba Kiramani na bano ba Kanyombya, filime bagiye baduha zose zatumye ngomeza kugenda numva ko ngomba kuzakora filime. Ubwo rero igitekerezo cyaturutse mu ibyo bintu byo kuba narakuze nkunda gukina amatiyatire, mbona abantu b'amafilime bakina amafilime ngura mbikunda, numva nanjye ko ngomba kubikora. Niyo mpamvu rero mu minsi ishize, mu mezi make yashize, nanjye nafunguye channel ndavuga ati noneho nanjye ngiye gutangira ngo ibikorwa byanjye bijyanye n'amafilime, nshake n'abandi bantu dufatanya dukine filime kugira nanjye noneho nagiye kwigaragaza muri societe nyarwanda. Yego. Ese filime zawe zigamije iki, zigisha iki muri rusange? Okay, urabona filime zanjye nizo gukebura urubyiruko n'abantu bakuze muri rusange. Zirimo message, ubutumwa bwiza. Urumva umuntu warebye filime zanjye hari ibintu abona akabona katagomba kubikora, akabona nyine ni zigisha ibintu bijyanye no kuba umwana w'umusore, umwana w'umukobwa, ko umuntu wareba nga filime yitwa Umukobwa Udashobotse agahera ku gice cya mbere akageza ku gice cya nyuma, nubwo tutaragira kuri finali ariko igiye kurangira, ndakeka arebye iriya filime yabona ko harimo ubutumwa buhambaye, harimo ubutumwa buhambaye ku bana b'abakobwa, ku bana b'abahungu, nyine urubyiruko muri rusaza, kandi n'uburyo ababyeyi nabo baba bagomba kuba hafi y'abana babo, baba bagomba kubana nabo muri societe bisanzwe. Urumva njye nicyo kintu nagamije. Filime zanjye zerekeje mu buzima tunyuramo bwa buri munsi, haba ku mwana mutoya, ku rubyiruko no ku bantu bakuze cyane kabisa. Urumva ko rero wowe uko umeze kose, waba uri umusore, waba uri umukobwa, waba uri umumama, waba uri umupapa, filime z'uyu mugabo zirakureba kuko twese ziratubwira. Oya niko bimeze. Cyangwa haba harimo n'ibintu bya komedi? Oya, ibintu bya komedi nabyo birimo, ariko komedi ziracyari nkeya. Twabanje kwinjira muri filime cyane, ariko na komedi twatangiye kuzikina, ndakeka tumaze gukina nkeya, 3 cyangwa 4, ariko hari nizo twashutinze tutari twaploadinga kuri YouTube. Yego. Nabamenyesha ko mu minsi iri imbere muri kino cyumweru kigiye kuza nazo bagiye kuzibona. Filime turazikina, nizo twashizemo imbaraga cyane, ariko na komedi twatangiye kuzinjiramo, byose tuzagenda tubifatanya. Abakunzi banjye rero bibutse channel yawe, nahise nyibagirwa. Oya, channel bayita Ami Family. Ami ni Ikinyarwanda, A na M na I, na family bisanzwe, family y'icyongereza, Ami Family. Ami Family zari umuntu byananira kubyandika. Uko urumva ni Amizero, je nitwa Amizero Evode. Yego. Urumva Amizero Evode. Nuvuga ngo Ami Family n'ubundi zina rijyanye n'izina. Na abbreviation. Urumva Ami ni izina nakaze. Izina nakaze mbita nandikamo family yanjye nyine. Ngo bari abantu tuba turi kumwe bose turi famille tu. Twahisemo kwita umuryango kugira dukore umuryango wagutse. Urabona harimo abantu bakuru, abamama, abapapa, abana, urumva twese turi umuryango tu kabisa. Rero urumva ko Ami Family nanjye ubwanjye ndabyandika ndewe bibone rwose. Nari narakoze subscribe ndaza kureba ko ntabikinishije kavaho, ariko nk'umuntu uhise ujya kuyireba iyo channel Ami Family ugasanga ni wakoze subscribe ukandaho, nose ko ari ibintu bitamara n'amasegonda 2, ni ugukoza urutoki byonyine, hanyuma tujye tubereka ibintu Pop akajya guhereza filimi uko bwije nuko bukeye, ukarushaho kunezerwa wumvishe ko afite n'ibintu byinshi ari gutegura. Rero nyarukirayo umenye byinshi kuri iyo channel, kandi icyo nzi cyo uzanezerwa. Pop, ubwo ukinjira muri filimi cyangwa se nk'uko n'ubundi wahoze wiga wibera mu bintu by'amatiyatire, muri runo ruhando rwa sinema, muri no kariyeri yawe ya filime, ubu ninde muntu w'umuroro modo cyangwa se uvuga ati we ni icyitegererezo tu, uyu niwe ni muntu ndi kugenda nkurikira? Bro, umuntu roro modo wanjye mu bintu bijyanye na filime ni Kiramani. Kuko uriya mukoboyi nkunda uburyo akoramo ibintu bye, nkunda uburyo yoroganizamo abantu be, uburyo filime ze ziba zorganije, uburyo ziba ziteguye na message ibirimo,
man ubona ibintu byo byose nyine tubigenda ku murongo kandi acting ziri muri filime za Kiramani zose bro ziranyespira kabisa ziranye ni benshi nagiye banyakisone babakurikiye nabande bose ndanabakunda cyane tu ndabakunda bamenya ba Devu ni benshi nkunda tumuri ibintu bijyanye n'amafilime ariko Kiramani man indirevu Kiramani n'uwundi muntu man uwundi muntu bro Kiramani muraziranye ntabwo tuziranye nyine tumubona nguko nawe umubona mubona nguko nawe umubona kuri televiziyo wowe kubera ko bino bintu wabyinjiyemo igihe kirekire igihe kinini ndamuzi njya kujya kuri aho bakorera ariko sindamusuza buriya uko byagenda kose uramuzi njye ntabwo turahura vis-a-vis ariko Nyagisoye twarahuye twahuye rimwe kuruyenze kuri Beka tu ari kwinjira muri Beka mujya gapushi arakomeza nta bindi byadanje ni ukuvuga ngo Kiramani ugiye kubona akabonye iki kiganiro akaguhamagara asabwa ati ngwino ukine muri filime zanjye wabifata man urabona kubera ko nkiri mutoya mu bintu byanjye nibwo ndimo kuzamura ibintu byanjye ndacyarwana no kugira ngo abantu bamenye Ami Family badukurikire abantu bagira ute batumenye urumva ngize nk'amahirwe Kiramani akampamagara akambwira ati nakubonye vayo nguha karore mu bintu byanjye bro byaba ari ibintu by'agaciro byaba ari ibintu by'agaciro sinzi ukuntu nyine nabivuga ni nko kubonekerwa kwa ndumva nk'umuntu ngo yabonekewe ibintu by'agaciro ko urana umuntu munini mani kandi ngenda cyari mutoya cyane ndi kuvuka ariko nanjye nzi neza ko anytime igihe kizagera bigacamo nanjye ngajya kuri level hejuru Kiramani rero nubona kino kiganiro uyu musore uno mupapa uno muntu ukiri umujene acyafite imbaraga urabona nimero ze rwose cyangwa se twandikira muri komenti hanyuma uzamuhamagare nawe umuremere dore ko utaremera bakeya yego rero uwo Kiramani niwe w'umuroromodo wawe cyangwa se w'icyitegererezo ukunda cyane aho bati ngewe mu Rwanda Kiramani niwe muntu iyi video cyangwa se filime yasohotse ye uhita uyibona mbita nyibona kuko nakoze subscribe ndamukurikira kuri Nuza ndamukurikira kuri YouTube mukurikira kuri TikTok yewe nabara abanyambo bose nabara abanyakisho n'abamitsutsu n'abansabi bana abantu nkunda kuko urumva ibintu ndi kujyamo ni bakuru banjye niho bantu babitangije babaye n'abantu banini urumva nge amezi make amaze ni batarabiri cyangwa 3 ndacyari mutoya kuri urumva mba ngomba gukurikira ibintu byabo kugira ubuntu bw'ubumanyeri bagenda bashyiramo nanjye ndebe niba nabwigiraho kugira nanjye ibintu birushaho gukunda yego navuga ngo iyo umuntu adafite umumenta cyangwa se umuntu akurikiza ntago aba afite ahantu agana ntago abona n'ukuntu ibintu bye bihumura birumvikana niki wabwira abakunzi bawe hari abakunzi bashyashya bagiye kuza hari n'abo usanganywe nicyo bijeje mu mafilime yawe cyangwa se mu bikorwa uri kubakorera ikintu nabizeza ni kimwe urumva abantu badukurikira bo basanzwe bakurikira Ami Family bo ndakeka ko ibyiza bya Ami Family batangiye kubibona abantu rero bari buze kudukurikira bari buze gukurikira Ami Family ikintu nabizeza nuko bakorera ibintu byiza ngabaha ibikorwa bizajya bibanezeza ku buryo buri munsi bazajya bumva bifuza kureba ku bintu Ami Family yasohoye rero tutaribagirwa nawe udukurikiye niba uri kureba ino video kandi turakoze subscribe kuri Papa Kenji ntiwibagirwe ntabwo biba bigoye tukorereho kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi yes pop numvishe rero ko ibintu bya filime ntabwo bimazemo igihe kinini ese inyuma ya filime urinde inyuma ya filime ndi umukanishi mu buzima busanzwe umukanishi ndi umumawaya urabona n'ubu ngubu mpamagaye nari ndimo gukora imodoka rwose njye nakubonye nyisigira umwana twakoranaga navuga ati imodoka yisohoze n'ubundi byasaga n'ibirangiye ndavuga ati reka nitaba umukoboyi wanjye wa kera nze numva ikintu ari kunshakira ariko ndi umumawaya amazina asanzwe nitwa Mizero Evode abantu benshi bazi Evode ubwo no mu rugo nyine turi mu rugo ndi Mizero Evode mu bintu bijyana na filime byo ni pop urumva pop imba nabaye undi muntu
Popu ni umukinnyi wa filime. Popu ni umukinnyi wa filime. Ariko iyo ndi mu rugo mba ndi amizero ivo dusanzwe tu. Okay. Mu buzima busanzwe uri umumawaya. Ndi umumawaya, nkora imodoka zigiye zitandukanye, amakamyo n'imodoka ntoya, byose ndabikora ndi umumawaya. Okay. Kandi mbikora neza, ntabwo mbikora neza haramutse n'umuntu waba ufite imodoka akagira ikibazo yandabura amahane utwo ducira akatuma natwo ngadukenyerera. Kuko urabizi mw'iyi minsi kwa Kigali ni ugukora cyane bro, ni ugukora cyane, akazi kose ukagakora, akazi ubonye kose ntabwo ugomba kugaca amazi kabisa. Ibintu bijyanye mawaya ko muhenda amani aho ntuhenda. Oya, ntabwo mpenda amani, ntabyo. Erega buriya ni amafaranga aba menshi n'amafaranga make yabaho, n'amafaranga menshi abaho n'amafaranga make yabaho. Ahubwo ushobora guca amafaranga wowe kubera ko utazi uburemere bw'ibintu nakoze, wo kumva ni amafaranga menshi, sibyo? Ariko njye ndi umuntu wumvikana, ntabwo ndi umuntu ugorana, njye turakorana tukumvikana tugahuriza hagati bikarangira, ntabwo ujya ngorana tu, ntabwo njya nserera ku bintu bijyanye n'amafaranga tu kabisa. Kuko kuyahiga ndabizi man, imihanda narirukanze, urabizi, usanzwe ubizi, imihanda ndayirukanga urabizi. Ntabwo nakugora rero, nzi uburyo amafaranga avunamo. Okay, umuntu ufite ikibazo cy'imodoka rero uzahamagare Amizero Evode. Ubwo ahise agira ikibazo se cyangwa akeneye nimero yawe yayikura he, wayitubwiye hanyuma akayandika? Okay, nimero yanjye ni 078 93 514 514 59. Bo urumva ko rero aduhaye nimero, imodoka yawe igira ikibazo ego ngewe yanjye ikunda kupfa mampure. Ni wowe ubizi. Ndabizi ubwo tubirirwa na cyane. Ndakandagira kuri feri inyuma bikanga kwa. N'ubwo umamagaye nahise mvuga ati wasanga imodoka igize ikibazo, ndavuga nirukange nite kunuza ku mukoboyi wanjye. Nawe ati na filimi reka tubabwire ko ufite channel cyangwa se ufite ibikorwa ukora bagomba kujya banagukurikira. Rero nawe imodoka yawe ugira ikibazo muhamagare. Ni umuntu wubahiriza igihe aho waba uri hose mu gihugu. Mani baduteza imbere, barabona ko tukiri abajene, natwe turashaka amafaranga, turashaka kugera aho abandi bageze. Nanjye ngene mu minsi iri imbere kugura ku kamodoka nkakagendamo. Niyo mpamvu mba ndi gukora amawaya uyu munsi, amasanga y'ingandi mu mawaya, indi sanga abandi muri shooting. Ibyo byose nyine ni ibintu ndi kugenda mfundikanya kugira ngo nanjye ejo nzave mu muntu wa danje. Rero Pop, nibyo navugaga. Ese muri filimi nibwo ukibitangira, mu mawaya ubikora as profession, nk'umuntu wabyize kabisa. Genda kuza Imana urabikora ku buryo nshobora kuvuga ngo nta wundi muntu umenya hari ubikora nkawe. Muri filimi rero ko hageze naho uzatera iyo ntambwe utumbagira ugera hejuru, uzakoresha irebanga. Man, byose birashoboka cyane pe. Buriya ngo icyo umutima ushaka amataguranwa itabura bizi. Urumva man, njyewe hari ibintu nigiye ku bantu. Hari abatipe banyigishije amawaya, abatipe babiri, umwe bamwita Shukuru, undi bamwita Brown. Nibo bametere banjye nemera tu uburisari kabisa, ngavuga ati abakoboyi bakoze akazi gakomeye ku buzima bwanjye. Ko n'ubu ngubu kuba mari ngikora amawaya ni imbaraga zabo man. Gusa ikintu nge nabashimiye ntabwo ari babantu bavuga ngo twe turahurira mu mawaya gusa tu, ahubwo bo ntabwo bakwigisha amawaya gusa, ahubwo baguhereza n'isomo ry'ubuzima, bagakwigisha uburyo uzitwara. Hari ibintu bagendaga bambwira ati wowe niba uje gukanikwa turi kukwigisha amawaya niwibanda ku mafaranga cyane, wumva ukeneye amafaranga ntabwo amawaya uzayamenya. Ariko nuza mu mutwe wawe wumva ko uje kwiga, urumva uzaba uje kwiga, ntabwo uzaba uzanywe n'iki, uzanywe n'amawaya, urumva nako uzanywe n'amafaranga. None barambwira ati wowe ibande ku bumenyi, wikunda amafaranga. Umuntu wakunze amafaranga ni ahantu ajya agira amawaya ntabwo yamenya. Arambwira ati nshobora guha 2, 3, 4, 5 ngabiguha uyu munsi ugataha nta kintu umenya, sibwo? Ejo ngayaguha nabwo ugataha nta kintu umenya. Nyamara wa mwana uri ku ruhande we ndi kwihera amasomo gusa akagenda, nyuma y'ukwezi ya mafaranga nayo ndi gukorera nawe azaba ari gukorera ye mafaranga. Urumva bamaye isomo ry'ubuzima rigize ute rikomeye kabisa. Iyo naza kumvira izo nama bagiye bangira, urumva ubu ngubu mana n'igihe nagakwiye kwa nasubiye mu cyaro cyangwa umusinzi cyangwa ari njye urara mu tubari, urumva ariko bite n'inama bagiye bavanga
n'ubumenyi bama urumva inama bage bavanga n'ubumenyi bama n'izi saha nizo zatumye ngomeza guhagarara nga Evode mu mawaye urumva rero ni ibintu bya filime nagiyemo n'ubundi za nama zabo bamaye nzakomeza nzikurikiza ko n'ubundi byose nta kazi ndi gutangira sibyo nta kazi ndi gutangira ni ibintu nagiyemo bishyashya nanone ngomba gukora cyane ngirinda kugira inyota y'amafaranga urumva ngakora cyane njizemo imbaraga iminsi nakoranga yongera ngakora ibintu byinshi ngazana ama innovation urumva kugira ngo ibintu byanjye bigira ute bigereyo urumva niba narageze mu mawaya ngira umwana mutoya ngagira mu mawaya ngabikora bigakunda kandi nabikoze mbikunze mbijyamo mbikunze ibintu bijyanye na filime byo noneho byo nabigiyemo mbikunze kurushwa nakundaga amawaya kabisa byumvikane ko nabyo nzabikora ngabigerageza paka bigize ute biciyemo urumva rero kuba ari ibintu nshaka ubundi gukunda ikintu nicyo cyambere kiretse ngiyemo hari umuntu uri kumfata akagira ute agukurura ariko nta muntu uri kunkurura ni ibintu ngiye napanze igihe kirekire ndavuga ati uyu munsi noneho niwe wa nyawo wo gutangira ibintu byanjye kabisa niyo mpamvu ko byagenda kose nzadwana paka ntabwo nzi iminsi bizansaba ntabwo nzi imyaka bizasaba kugira ngo nanjye nzamuke ngere hejuru igihugu cyose kimenye n'abantu bari hanze bamenye ari uko byagenda kose nzakora bishoboka bro navuga ngo icyo ubwiye abafana bawe nuko nta gucika intege ikintu nabwira abantu bakurikirana Ami Family bari abantu mubona iriya famiye mubona Ami Family bro ntabwo tuzarekera mani ntabwo tuzacika intege kabisa muzakomeza mubona ibintu byacu ntabwo turi ba bantu bakora akantu kamwe mukabakunda mugahagarara ikindi kintu TikTok nayo turayikoresha dushyira ibintu kuri YouTube na TikTok tugashyiraho utuntu kugira ngo nyine abantu barusheho kugenda batubona kuri TikTok bajya gusacinga Badman Pop bagomba bagakora ugasaraba ku gatima agakabutura bakanasharinga mwana bakanasharinga kugira ngo abantu bagende barushaho kutumenya Pop ni ukuvuga ngo rero hari ikibazo nari nsigaje kukubaza ese abantu bari muri filime cyangwa se b'abantu bazamuka hari ukuntu baba bakeneye kwikinira filime rwose ariko ugasanga bahuye n'abatekamutwe umuntu aramuhamagaye ngo yitwa Kiramani aramuhamagaye nk'uko witwa Pop akaba aramuhamagaye ngo ni Nyagiso ati ndibamenya ati ohereza amafaranga nza gushyira muri filime abo bantu bagahura n'ibyo bibazo byo kurebwa amafaranga yabo wowe icyo kintu kivuga hiki ugiye kureba nyine biriya bintu abatubuzi babayeho ariko icyo nabwira abanyarwanda nibahumuke mani nibahumuke kabisa ni gute umuntu akubwira akaza akiyitirira Kiramani ugasanga yitiriye Nyagiso ugasanga yitiriye Bamenya Nyambo n'abandi benshi imana bijya bibaho kuko ku ma Facebook ni ukoresha Facebook urabibona urumva ubundi nge ikintu mbona cyaca biriya bintu ni ikintu kimwe urumva ubundi wowe ikintu usabwa ni ufite ako TikTok kawe niyo ufite account kuri TikTok man we jya hari ukora ibintu byawe numara kubikora ubishyire kuri TikTok nuza ndavuga ku bantu bakuru bagezeyo Nyagiso nakubona akabona ufite impano azaguhamagara ukinisha mu bintu bye ari Nyagiso rusange naguce n'amafaranga kabisa nuza Kiramani kuvuga ngo aragucumba 30 cya 40 cya n'iryo jana Kiramani ntago ari umuntu usabiriza 30 cya 40 ayo ni amafaranga agura amayinite man ni amafaranga agura amayinite kabisa urumva ni gute Kiramani azakubwira ngo zana 40 uzukine muri boro yanjye we nabona ko ufite impano ushoboye urumva ibintu yagushyiramo byamugirira umusaruro bro we azakwishakira ntabwo ari ngombwa ngo we umuhamagare ngo bashize nimero hariya abantu benshi nabateka mutwe man ikintu babwira abanyarwanda rero nibahumuke ahubwo bakore cyane bagaragaza impano zabo zizagira abo bashaka kubabo urumva kuko urabona Kiramani yavuye kure murabizi sibyo Nyagiso yavuye kure Mitsutsu yavuye kure sibyo bana abantu bakoze cyane Mitsutsu wenda muzi ari umumotari natwe nicyo gihe kugira ngo dukore cyane kugira ngo abantu batumenye sasa ibikorwa byacu byivugiye urabona nga Ami Family
nubwo ari njye wa fondateur wa biriya bintu umukinnyi wanjye Kiramani ashobora kumukunda akamutwara akajya kumukinisha kandi nyamara njye fondateur w'ibyo bintu ugasanga simfite impano yo kurusha wa mukoboye nagize ute nazanye mu bintu byanjye. Niyo mpamvu rero ikintu nabwira abantu tukizamuka tukiri kurwana no kuzamuka n'abandi bantu batari batangira bashukisha uko dufaranga bakajya kuri YouTube n'ibiki bro, mureke dukore cyane man, mureke dukore cyane ibikorwa byacu bizivugira. Ndumva icyo ariyo message nahereza abanyarwanda. Ibi nta hantu bitandukanye nayo numva kuri MTN ngo umuntu aguhamagaye ngo nyobereje amafaranga 200 ngo kuri phone yawe kandi mu byukuri ayoberejeho 200 ufiteho. Egora ibyo si ibintu byumvikana. Ni gute umuntu ayobereza 200 kuri telefone yawe nta na 200 ufite? Ntago biba. Niho ugasanga washashanye guri gushaka amafaranga ngo musubize amafaranga. Mani mutuze mujijuke, mureke tujijuke. Abateka mutwe babaye benshi, niyo viziyo turi kujyamo niba uteka mutwe cyane kugira ngo abantu turamuke. Urumva? Ariko mureke dukoresha imbaraga zacu mani, twishakemo impano aho bakiramani batubone ba Nyambo ba Nyakso. Urumva? Nura mu mama nari kwibuka bita ukinari wakinye ngo niba ari intare y'inkore Esperance. Okay, bara bose n'abantu ngiye ngurikirana cyane filime iwanjye mu rugo mani, izo filime ndeba tu kumva ngomba kuri abanyarwanda cyane kugira nanjye ngira ikintu mbigira kabisa. Okay top sezera rero abadukunda hanyuma ariko n'ubundi uzagaruka nitukwitabaza nuko witabiri uzagaruka rwose mani, ntabwo wambura. Turabona nataye akazi naye ndi mu kazi, urabibona nataye akazi uza kwa waneguje, ntabwo nari kuza ameze gutya. Nagomba kuza niteguye tugakora ikiganiro kigize ute kimeze neza, ariko wamamagaye ndi mu kazi bitanirukanga ndaza. Okay, ikintu nabwira abakunzi ba Ami Family na Papa Kenshi man, nibadushigikire mu bikorwa byacu, bagende bajye kuri Ami Family bakore subscribe, bajye kuri Badman Pop bakore Badman Pop ni TikTok bakande ugasaraba kugira bajye babasha kubona ibikorwa byacu buri munsi uko bwije uko bukeye, tubatame ibintu tu. Nicyo kintu nababwira, kandi ibintu byacu bazagenda babikunda. Ntabwo dukora ibintu bibi, dukora ibintu byigisha urubyiruko na societe nyarwanda muri rusange. Okay, urakoze cyane. Ndumva tuzakomeza kubana umunsi ku wundi uko bwije nuko bukeye. Sawa, murakoze. Sawa, video zacu nakagaruka. Ciao. Papa Kenshi TV. Your dreams, your future.